yadufashije tugeze kuri iyi saha twongeye kwinezererwa cyane. Umunsi wo kuwa gatanu twafashe urugendo, Imana iradufasha, nabonaga bikomeye turi kugenda twihuta, kongera nkibuka ya mpanuka imaze iminsi yarabaye, bavuga ngo Mana n'udushyitsi gisenya amahoro turagushima. Amen. Bwari bwije cyane ariko Imana yarabikoze, Imana ishimwe. Amen. Rero ndashimira Imana itumye mpagarara imbere y'ubwoko bwayo, nongera gushimira n'ubuyobozi bw'itorero buntekerejeho ukabona yuko nanjye nkiye guhagarara imbere yanyu, muzamure Imana icyubahiro. Umushakazi w'Imana avuze indirimbo ivuga ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo. Birashoboka ko ushobora kugira ibigeragezo, niba umenye ko hazabaho igihe bizashira, ntumenye ko hazabaho igihe nawe uzishima, amarira akajya kuzenga mu maso buri munsi. Haleluya. Amen. Ariko ndakunda kuvuga ngo uwo mvuga ni Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Yaranesheje, byari bikomeye, hariya ntabwo byari byoroshye. Haleluya. Amen. Yari afite intambara nyinshi kugira ngo adukure aho badushize. Ibuka nawe aho ujya urara, Yesu ajya arwana intambara. Wibuke ko hari igihe abantu baryama ntibongere kuzuka, ariko reba izo ntambara Yesu aba yakurwaniriye. Ongera uvuge ngo amina. Haleluya. Yesu ashimwe cyane, ahimbazwe. Mukomere Imana amashyi. Imana yacu ihimbazwe. Uwiteka ahabwe icyubahiro cyane. Kongere dusenga basubiramo igitero cya mbere, dukomeze kuvuga ijambo ariko twinjire muri icyo gitero cya mbere. Nimuze turebe imbere dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu nizakora imibi. Izirukana Satani, izategeka isi yose. Tuzanesha nidusaba Imana igihumbi. Iwe tuzanesha nidusaba Imana igihumbi. Dore Imana ziravuze, muze twese tugaruke. Imana yatishaka yuko twese tubabe. Buri muntu mwitore, abuwejejwe muri tuzanesha nidusaba kuko Imana Amen. Ndanezerewe cyane, tuzanesha nidusaba kuko Imana igitwumvira. Amen. Hayi Yesu we, ndanezerewe. Imana igitwumvira. Ese nawe Imana irakumvira? Niba itakumvira uyu munsi wa none, ikumvire mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none Imana ikumvira. Haleluya. Haleluya. Umutwe w'ijambo tugiye kuganiraho no gutabarwa n'Imana. Gutabarwa n'iki? N'Imana. Nta handi hantu wiringiye, nta bantu wishingikirijeho, ukamenya ko gutabarwa n'Imana bihari. Haleluya. Tameze nk'abandi ngo njyewe mbuze akazi ngo nahita niyahura. Uriyahura ngo mbese ntabonye ibyo kurya nyine ngo akazi. Umva, wiringiye akazi ntabwo wiringiye Imana. Ariko iyo wiringiye Imana ibyo byose biraza, ukamenya yuko ubutabazi usigaranye ari ubwo Uwiteka Imana. Haleluya. Mwere kujya mwiringira imiti wiva hano ngo nuko baguhanuriye ngo ujye kubaza no mu bapfumu ngo nabo bari kuvuga iki. Nujya niyo wajya guhanuza muri Amerika, Imana itavuze ngo kize wihereze, niyo twaguhanurira ntacyo byatanga. Amen. Bivuga ngo gutabarwa nuko Uwiteka Imana. Dawidi we kuri 70 muri
izakora imirimo. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Imana yacu idufashe. Ese koko mwiringiye Imana? Waje gushaka Imana by'ukuri? Waje uzi neza ko Imana igitabara, uzi neza ko Imana igikiza? Haleluya! Imana itugirire neza. Gutabarwa n'Imana. Tugiye kumva ijambo riri muri igitabo cya Esteri. Esteri tugiye kumwumva ukuntu abayuda muri kiriya gihe batabawe n'Imana. Haleluya. Amen. Abayuda muri kiriya gihe batabawe n'iki? N'Imana. Nicyo tugiye kumva. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana biri mu gitabo cya Esteri, ibice byaho 4, duhereye ku murongo wa 10 turamanuka hepfo. Abayuda nta wundi muntu wari ubazi mwa kiriya gihugu, bari baje ari abantu bahunze b'impunzi disi we, baje gushaka ubuzima. Bamaze kuva iwabo kuko byari bikomeye bajya mwa kiriya gihugu. Abayuda baragenda, ariko ngo umusumwe Imana irabibuka. Haleluya. Gutabarwa n'Imana. Udatabawe n'umuntu, udatabawe n'inshuti, udatabawe n'imiryango, udatabawe n'ababanduzi bakomeye we, oya ugatabarwa n'Imana. Amen. Reka nibuke akantu gatoya nkababwire. Tugitangira umushumba baramufunze, yaraziranye n'abantu bakomeye cyane, yaraziranye n'inshuti Mana zazindi zutanahagarara imbere, ariko yabahamagara nihagira umuntu umureba. Ariko Imana, haleluya, mu minsi mike gusa, haleluya, iramwumva. Nta n'uwamenye uko byagenze. Bajyaga bamubaza ngo mbese byagenze ute? Haleluya. Ahubwo babandi yizeraga akaba arimo bari kumushinja ibinyoma. Imana ibibonye irahaguruka, iravuga ngo mucakazi wanjye sohoka. Haleluya. Amen. Uzi gutabarwa n'Imana, gusohoka atari umuntu gusohoye, atari fande, atari uwo nguwo. Haleluya. Kandi abantu babikoze bose babonye ibihano. Amen. Kuko bamuhoraga ubusa. Yesu ashimwe. Bamuhoraga ubusa, twajyayo bagahita bakubwira ngo genda ntumuboneho, ariko akadupepera akatubwira ngo mukomere, mwebwe mujye ku musozi musenge, hari icyo ndi gukora mu hano, nikirangira ndasohoka. Haleluya. Yesu ashimwe. Ibyo mbabwira ni ukuri, ndi umugabo wo kubihamya. Yasohotsemo kubera Imana, nta n'umuntu wagiye kumuvuganira nawe. Imana gusa yaragiye iramwiyereka, iramubwira mu gitondo urasohoka. Arasohoka. Yesu ashimwe. Narindi kubabwira gutabarwa n'iki? Niba waje hano rero, iki kidendezi yakiruhiye imisi, yaraharyamye, na nubu ajya aryama guhera ku itariki ya mbere arimo hano, ariko kurira ngo Mana abantu bazagera hano uzabasubize. Amen. Akiyiriza ubusa imisi 14, imisi 100 nayo ajya ayikora, ariko we, haleluya, kugira ngo utabarwe. Rero ntuze kumena amavuta ngo uri kuzana ibyaha. Ubwami bw'abarozi bwaratsinzwe. Njya mbivuga iyo ngeze imbere y'Imana, njya mpita nirata nkavuga ngo mwabarozi mwe ubu twabafashe, mwageze mu bwatsi bwacu ntacyo mubasha gukora. Haleluya. Mwageze mu bwatsi bw'abana b'Imana, mwageze ahantu hatavogera. Ushobora kuzana ugahita wakubita umutwe kandi bakakujyana. Imana ikanga kupfira ukajya gupfira iyo ngeyo kuko waje kuroga abantu batarogeka. Haleluya. Yesu ashimwe. Turi ku mbaraga zima, imbaraga zidasanzwe. Njye mbwira abantu ngo bitiranye imbaraga za Yesu, barazitiranya cyane. Amen. Amen. Imbaraga z'Imana barazitiranya, ariko iziri hano zo zirarenze. Vuga ngo amen. Amen. Imbaraga ziri hano zo zirarenze. Ntabwo ari za zindi mumenyera, ntabwo ari amavuta mugenda ngo babasiga amavuta. Hano nta mavuta dusiga abantu ngo tubasige ngo muragire. Ahubwo hari imbaraga ziri hejuru y'amavuta, hari imbaraga ziri hejuru y'ibigirwamana, hari imbaraga ziri hejuru y'ibyo byose mubona. Muvuge ngo amina. Kandi ni wizera urabona igitangaza. Yesu ashimwe. Ni wizera urabona igitangaza. Ndabona Imana ishaka gukiza abantu kanseri. Ni mwizera murabona igitangaza. Yesu ashimwe. Haleluya.
ndimo ndabona abamarayika batangiye kuzenguruka mu bantu. Amina. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya. Yes ashimwe. Imana ikugarutseho mu izina rya Yesu. Reka twinjire muri iryo jambo tuvuze Imana bwakwira bugake. Twarayibonye. Yes ashimwe. Twarayibonye Kigali, abantu bose bakatureba bakavuga ngo bari abantu barimwe amavuta y'Imana. Amen. Abantu umva ngewe reka mbabwira igitangaza cyabaye. N'ubwa mbere nari mpageze ariko natahanye amafaranga 10,000 kuri telefone. Ako kanya nta muntu nayasatse. Oya baravuze ngo twababonye mwarushe ngo muvuye kuri ngo dore nkohereze ngo amafaranga. Ndavuga umuntu ntanzi gusa kundeba gusa akavuga ngo aba bantu barimwe amavuta y'Imana. Amen. Yes ashimwe. Aribwiriza amavuta arivugira. Niyo mpamvu ntazava kuri iki gicaniro. Ayo yose ntabwo ari nge, ni umubyeyi wanjye. Amen. Nawe ibaze ninjiye mwera amasengesho. Yes ashimwe. Simujya mukunda isombe, simukunda n'ibikomeye mwabyaye. Yes ashimwe. Simujya murira ngo amezi 3 ngo natarashira ntabwo najya mu kazi. Ariko ngiye ukwezi kumwe Imana yaramagurukije kandi umushumba wanjye abimfashamo akambwira ngo komera usenge. Ntabwo ibyo ntacyo bivuze kandi urakomera. Nkakomera nkahimbaza nkanagenda nkazenguruka. Harubwo nikubise hasi. Hari ibyo mwabonye. Haleluya. So nizo zambaraga. Zitavangiye. Zitarimo ibindi bintu. Haleluya. Izo nizo mbaraga. Imibereho yawe igahinduka. Ntabwo tuzahera muri nyakatsi, ntabwo tuzahera ahantu hamwe. Turashaka kuzamuka. Muvuge ngo amina. Niduhuza imitima hari ibintu birahinduka kuri ngewe, hari birahinduka kuri wowe. Amen. Haleluya. Tugarutse gutabarwa niki? Nta wundi muntu utegereje. Udategereje mama wawe, udategereje muvuka mu muryango mwiza. Yes ashimwe. Iyi ni imyaka 7 maze mu rugo rwanjye sindaburara. Yes ashimwe. Ntabwo ari akazi keza niringiye, ntabwo ari abashumba, ntabwo ari abaki, ni Imana. Yes ashimwe. Amen. Ongera uvuge ngo amina. Iyo Mana yakoze ibyo nawe niyo ngiye kugusaba ngo yiringire. Nukuri hano umuntu wambwiye ngo adafite akazi ngo sinzi ukuntu byagenda. Ese wakwiringiye Imana ukareka kwiringira akazi? Simwaje gusenga, simwaje guhimbaza Imana, ariko ntuyisabe n'ikigoro, uyisabe neza kuko hari abasaba nabi. Yes ashimwe. Tugiye rero kumva ayo magambo. Reka umusomyi mwiza adufashe. Esteri ibice 4 uhere ku murongo wa 10 umanuke hepfo kuri 14. Esteri ibice 4. Haguruke twubahe ijambo ry'Imana. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Esteri yihana yemera guhakirwa bene wabo. Maze Esteri atuma Hataki ubutumwa kuri Morodekayi ati: abagaragu b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu by'umwami bo bazi yuko umuntu wese, umugabo cyangwa umugore usanze umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe, hariho itegeko rimwe gusa kuri bene uwo aricwa, keretse uw'umwami atunze inkoni ye y'izahabu, bisobanurwa ngo akire. Ariko njyewe maze iminsi 30 umwami atampamagaye ngo musange. Nuko babwira Morodekayi ubutumwa bwa Esteri. Morodekayi nawe arabatuma asubiza Esteri ati: we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakiza abayuda bose kuko uri mu nzu y'umwami, kuko ni wicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Aharaho icyakwimitse ngo ube umwamikazi
nukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Amen. Amen. Mukomere Imana amashyi. Ayo ni amagambo y'Imana. Ayo ni amagambo afungura umutima wanjye, anyemeza yuko ngomba gutabarwa n'Imana, atari umwana w'umuntu ndetse. Yesu ashimwe. Ayo ni amagambo anyereka ko Imana ari we mukozi w'umuhanga. Ayo ni amagambo anyereka gukomera kwa Kristo. Ayo ni amagambo afungura imibereho yanjye kugira ngo nere kongera kwiringira abakomeye, ahubwo niringire Uwiteka Imana. Iki ni igihe cyo gusenga, ntabwo ari igihe cyo gukina. Nuza mu rusengero ufite ibikuzanye, uzahura n'ingorane cyane, uzahatesekera. Haleluya. Ariko nuza mu rusengero uzi kuzatabarwa n'Imana, Imana izagutabara. Ngiye kubwira ijambo narisomye numva ni ijambo rikomeye cyane. Hari igihe kigera noneho abakozi b'Imana tugashiruka ubwoba, umuntu akakubwira yakubwira n'ukuri bya bindi bizaza kukubembereza ntabwo bihari. Uyu Moridekayi yari afite isezerano ry'Imana ko azatabarwa, ariko Esteri birashoka ko yarageze ibwami atangira kwirira, yibagirwa kwa kwiriza ubusa, yibagirwa za ntambara bari bahanganye, atangira kwidamararira. Hari umugabo wahoraga ku izamu, nawe ujye uba maso di, nawe ujye uhora ku izamu. Hari umugabo witwa Moridekayi, igihe cyose yahoraga afite viziyo. Nibyo nababwiye, mushumba wacu Imana imuhungisha. Ndabyatuye ni ibintu ngerageza bikananira, ntabwo byoroshye. Beti yatangiye kukubwira ati kurana mu rusengero ntabwo byoroshye, agasiga umushumba wacu agasiga matera ye nziza, agasiga televiziyo yakwiye kuyireba akaruhuka mu mutwe, yashyiramo utuntu twose ibiganiro byose, ariko arabyiyaka akinjira ahangaha akaririra Imana. Ntabwo wapfa kubibona. Haleluya. Kandi abategereje aho ngo Mana umuntu uri bugere hano aruhuke, nibura aruhuke, wibuke n'isahim. Hari igihe aryama ari kuri, wibuke n'isahim, uyu muntu umugarure aruhuke. Amen. Nta n'umuntu uzamugana ngo amusubize inyuma. Ibyo biratunezeza. Ariko abandi hanze bafite ibyabo, bafitanye urubanza n'Imana. Haleluya. Abantu bafitanye urubanza n'Imana. Nigeze mbwiriza abantu ndababwira ni kubera iki Dawidi yanze kwica Sawuli kandi Imana ari yamumugabije. Ndavuga ngo kuba pasiteri ni ikindi kintu, hari amavuta baba barasutswe. Dawidi yari yubashye amavuta ya Sawuli, bituma nawe ubwami bwe bwubahwa. Bigeza n'ubwo Imana imubwira ngo ubwami bwawe, haleluya, buzabaho n'umwana wawe azabugira kugeza iteka ryose. Bivuga ngo kubaha amavuta y'umuntu, nawe Imana irakuzamura. Muvuge ngo amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nuko Moridekayi ngo atuma kuri Esteri. Birashoboka ko wibwiye ko wowe dutegerejeho ubutabazi. Birashoboka ko abantu bazi yuko tubaho kubera bo. Yesu ashimwe. Ntabwo abakozi b'Imana batunzwe n'abantu, ahubwo batunzwe n'Imana. Iyo myumvire abantu bazayikuremo. Birashoboka kuvuga ngo ijana rya utura ni ry'abantu bakeneye. Utanaje hari abaturuka i Kigali, hari abaturuka za Ruhengeri, hari abaturuka bakeneye Imana kandi baza bakayibona. Yesu ashimwe. Noho wowe uracyafite imyumvire, urasigaye. Mwene data urasigaye. Ndi kukubwira ko usigaye, abandi bakaza kugabana imigisha, wowe ukiri kuza muzaho. Hano tuba twaje gushaka Imana kandi Imana ikatwiyereka. Moridekayi rero ntabwo yigeze atinya abantu nk'abo. Yesu ashimwe. Ntabwo yigeze atinya Esteri, yamubwije ukuri. Wakwibwira yuko ari wowe uzadukiza. Imana izadukiza inyurije ku bandi. Amen. Haleluya. Ariko wowe n'inzu ya so. Haleluya. Umuntu warangije kumenya Imana icyo ari cyo, umuntu warangije kumenya agaciro k'Imana, arangije avuga mu ijwi rirenga. Muzi ngo yabwiraga umuntu woroheje, yabwiraga umwamikazi wari zamu. Yesu ashimwe. Haleluya.
yabwiraga umwamikazi kandi ufite itegeko ryo kuvuga ngo Morodekayi ngo mu mucumutwe ariko aravuga ngo ndiho amaraso ya Yesu. Ayo maraso akwiye kumvugira Yesu Kristo. Haleluya. Ayo maraso akwiye kumvugira. Umwami nzi ntabwo azantererana, ahagarara mu cyimbo cya Kristo. Imana ikeneye abantu bahagarara mu cyimbo cya Kristo, bakavuga ukuri, bakabwiriza abantu iby'ukuri, bakababwira ko Yesu agira neza. Mwamukurikira mukamukurikira, mwashaka imiti mukajya kuyizana. Dore Gisenyi habaye abapfumu benshi, sinzi niyo baturutse. Uratambuka ngo nagiye mu bapfumu, abari kwishakira ibyo kurya, abagize ute mbese abanyagisenyi, ahubwo ndabasabiye ariko icyo nzi cyo amavuta ya Kristo ntabwo azigera ameneka kubera abantu. Amen. Yesu ashimwe. Yesu yaratubambiwe, afite imbaraga zihagije zo gukiza, ntabwo akeneye rero ubufasha bw'abantu. Morodekayi nicyo yahananiye, aravuga ngo nubwo uri umwamikazi hari umwami ukuruta. Haleluya. Hariho Kristo wabambwe ku musaraba. Yesu ashimwe. Ngo icyo gihe Estere agira inzitwazo, ngenda avuga ngo ninzitwazo. Aratangira ngo umuntu ugiye imbere y'umwami ngo ahura n'ibibazo, ngo umuntu ugiye imbere y'umwami ari kubwira umuntu warangije kubwirwa urupfu ko ruhari kandi wasenze Imana ikamubwira ngo nagukuriyeho urupfu. Yandi nkaho yaramubwiye ati genda kuko amavuta kuriho asumba ari ku mwami. Yesu ashimwe. Atangira kuzana inzitwazo ati rwose baranyica. Morodekayi aravuga turi gutinya kuko isi abantu bose, reba abayuda bose bari bupfa, wakwihanganye byibura ukitanga. Imana ikeneye abantu bitanga mu murimo wayo. Haleluya. Imana ikeneye abantu bitanga mu murimo wayo, batazanye inzitwazo, batavuze ngo bimeze gutya, ukitanga mu murimo. Amen. Yesu ashimwe. None se ntukeneye gutabarwa n'Imana? Ntukeneye gutabarwa? Ayiwe abantu basubiye inyuma kubera amaturo. Nihangane. Nujya ugera mu nzu y'Imana ujya urinda intambwe z'ibirenge byawe zidasita. Nta butumwa bujya buzira ubusa. Reka mbahereze urugero. Umugabo wita Eliya yageze ku mupfakazi. Bibiliya itubwira ko uriya mupfakazi yari afite akantu gato, agafu. Mujye mwiga gukorera Imana bene data, kandi icyo ukoze cyose urimo kugonona ntacyo kiba kimaze imbere y'Imana. Mbarahirira imbere y'Imana ujye ubikora ubikunze. Niba ubutumwa bwaje kwitorera mubimenye, umuntu aturutse i Kigali azanye ubutumwa, wowe utangiye kubupinga. Uzi Imana yamutumye ntabwo yizi. Mwebwe mushaka ko Imana ibatabara gusa, ariko kugira ngo Imana ibabwire ngo mukore iki nimwabishobora. Ese kuki bazavangura intama n'ihene bakavanga intama n'izijye hari, abakoze neza bajye hariya? Yesu ashimwe. Abantu turacyari kure, mwegere imbere kuko hari igitondo dutegereje. Yesu ashimwe. Muve muri bya bindi mwari mumenyereye, muve mu kamenyero bene data. Imana iri kumwe namwe, iri kuvuga, irabashaka. Iby'isi ntaho duhuriye. Mwibutse iriya mpanuka yabaye hari ku kabiri cyarimo ako kanya badakubise n'akageri. Ayiwe abantu bose baba ngo Mana uzaturinde gupfa n'impanuka, uzapfira he? Yesu ashimwe. Urupfu rwose ni urupfu. Muvana imiteto mu murimo w'Imana. Nujya ugera hano ugasanga bari gusenga, ujye urahena, uzamure, wikubite hasi, uvuge ngo Mana nanjye ndashaka kumenya. Haleluya. Morodekayi kuko yarazikwazwe n'Imana ntabwo yatinya. Yesu ashimwe. Rekura ibyo ufite, rekurana n'imiti, rekurana n'abapfumu, rekurana n'uburaya, uzi Imana igucira inzira. Uyu mugabo aramubwira ngo were kumpereza inzitwazo, ntabwo urapfa kubera ko turi kumwe n'Imana. Wowe genda gusa, tera intambwe, hinduke. Bwira mugenzi wawe ngo hindukira. Hindukira. Reba imbere yawe hari ubutabazi buje, hari ubutabazi bumanutse. Hari umugabo w'intwari witwa Kristo uje gusobanura ibyawe.
umugabo utajya ureba ngo warasinze ajya kubabarira afite imbabazi. Uyu mugabo Moridekayi yamwitegereje abona ari umugabo w'ibigango, abona ari umugabo w'imbaraga, aramubwira ngo we genda. Yesu ashimwe. Wera kwibwira ko ari wowe ubutabazi buri bucemo. Genda. Icyo dushaka ni uko ugenda ku mwami ukatuvugira gusa. Haleluya. Ibindi byose Yesu arabikora. Yesu ashimwe. Imana imuha ikibali. Imana imuha ikibali. Nawe usaba Imana ikibali. Uyu mubyeyi Yesu abona ko hari impinduka ku muntu wasenze n'utarasenze. Haleluya. Yahise abona ko hari Imana itandukanye n'abantu. Yabose yabonye ko icyobo hari umuntu ushinzwe kugisiba. Usinya gupfa ni Kristo wenyine. Imana itabishatse ntabwo wapfa. Yesu ashimwe. Yige dukuraho urupfu se. Muvuge ngo amen. Nurwara sika kurengera. Ariko hari umuntu urwara umutwe ukamutwara disi. Yesu ashimwe. Mu kanya gatoya wongere wibaze uvuge ngo Mana natanze iki? Natanze iki mwabagabo mwe? Yesu ashimwe. Ubu nguhagurukije nkakubwira ngo utunzwe niki wabivuga? Wabivuga? Niwe nari ngiye gutangaho urugero. Wabivuga? Yesu ashimwe. Ntabwo wabivuga. Ikigutunze ni igiki? Nuko ukora cyane. Nuko uzi guhiga ukagenda muri Kongo ugashakisha ubuzima. Mumbwire musubize gutabarwa n'Imana. Nukuri mbabwire ngo abakristo tuzatabara kuko dufite umurengezi. Abakristo tuzatabara kuko dufite uwatubambiye. Amen. Mumuzamurira icyubahiro. Mumuzamurira icyubahiro. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nawe wowe uri kwigumira iwawe haguruka manda. Ni wowe ndikubwira. Ntabwo iyo nda yaje ari ikigeragezo, ahubwo yaje ari igisubizo ku buzima bwawe. Were kuryama mu rugo ngwino kururuka imbere y'Imana. Imana igutabara. Ihangane uburwayi ntibutume utandukana n'Imana yawe. Niyo yakurinze uri bukurikurira nk'abandi bakobwa. Ntabwo bizi. Yicarire aho Imana yagushize urahazi. Va mu mikino. Hano hari abantu Imana ishaka ko bava mu mikino. Buriya yabwiye Esther kuriya. Ntabwo ari Moridekayi wari kuvuga. Abantu bazi ko ari twebwe abahanuzi tuvuga. No. Ni Imana iri kuvugira muri twe. Niyo yavugiye muri Moridekayi. Noneho ubwoba burashira. Amubwiza ukuri. Haleluya. Aramubwira ngo kugira ngo tuzatabarwa nawe. Tuzatabarwa n'Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Iyaba warubizi, iyaba wabimenyaga, wava mu muteto. Wava hehe? Uyu mudamu ndi imbere wambaye jilbabe ahamye Imana. Areke guguma usiragira. Imana iramushaka. Wabyumvise? Nibishaka bakubatize mu mazi menshi. Ndabivuga neruye kuko urupfu niruza ntabwo ruzarubanura jilbabe ngo rurobanura umukristo. Ruzaza ruje gushaka buri wese. Ibyiza nuko wakwemera ugahamya Kristo mu maso y'abantu. Amen. Maze izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Amen. Nyuma y'akanya gatoya bidatinze uzegera umushu. Wabyumvise? Ni igihe cyawe cyo gushaka Imana. Nizere ko ubuhamya bwinshi ubuzi, ariko ni ikintu cyo gihe cyo guhaguruka ugashaka Imana. Ntabwo ndi buguhagurutse mpamvu z'umutekano wawe, ariko ushaka Imana. Yesu ashimwe. Iki ni igihe cyo gushaka iki? Imana ikatwitabarira. Nibona ko ukwiriye ako kazi mwene data ntabwo uzakabura. Hano hari ikidendezi. Hari abantu bahora ku gicaniro babwira Imana ngo hereza abantu akazi, hereza abantu ibyo kurya, hereza abantu bahora ku gicaniro. Nukuri Imana ijye ibaha umugisha. Haleluya.
Imana igibaho umugisha nongeye kubisubiramo. Uwiteka Imana nazabure kuba hejuru kuko niryo rya nyuma. Amen. Ukoze neza nuhembwe byaza kubabaza, ariko Uwiteka Imana yongera twibuke. Amen. Haleluya. Reka nse nkusubira muri ayo magambo ya nyuma dukomeze. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ariya magambo aravuga ngo kuko ni wicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku Bandi. Yesu ashimwe. Nta kizabuza umuyuda kugira ute gutabarwa. Ibyo bibazo ufite bibwire ngo ngewe ndi umuyuda, ngewe ndi umukristo, ngewe ndatabarwa, mfite isezerano ryo gutabarwa. Yesu ashimwe. Ese kubera iki? Kubera iki inzara yagutsinda? Kubera iki uburwayi bwakwihebesha? Kubera iki umuturanyi wawe yaguteza ubwoba? Va mu bisurimo, hari umugabo w'intwari witwa Kristo wo kudutabara. Azadutabara. Yemwe azatugira ute? Yemwe azatugira ute? Niba iki biguteye ubwoba, rekura ubusinzi bwawe, rekura uburaya bwawe, rekura ubusambanyi. Dufite Imana ifite imbaraga. Wowe ugira umushinya ukomeye urekure. Ntabwo Imana ikunda abanyamushinya. Muvuge ngo amen. Amen. Ngo azadutabara biturutse hehe? Maze iminsi mbabwira ubutumwa mukanga kubwumva, ariko ntabwo ndabusubiramo uyu munsi gusa. Narababwiye ngo mwubake inzu y'Imana, hari abandi baje kuyubaka, barayubaka, baraje. Imana yabimbwiye baraje kandi bafite amaboko. Yesu ashimwe. Ariko wowe uravuga ngo igihumbi cyanjye ndakibitse ngo hari abaje kugura amakarito y'amakara. Ejo bundi mperutse kubona umuntu azayiruka ngo Mana we ngo ndore mfite ikibazo ngo munsengere. Ndamubwira ni hari icyo wahize gihigure. Amen. Azayiruka ngo naho ndahagera ngo mfite ikibazo ko kinkomere. Imana imuteza ubwoba budasanzwe. Nawe ushaka kwigutabara guteje ubwoba se? Yesu ashimwe. Mushumba yaramubonye aramubwira ati ufite kwizera? Ati ndagufite. Ati ibi ngubi byo mwambwira byose ati ndi munsi y'amaboko yawe. Yesu ashimwe. Amen. Yaje ari kwirukanka mbyutsa mu gitondo kare ati reka umwana nahageze kwa mushumba, kandi niwe wa mbere wambwiraga ngo uriya mushumba ndamutinyaga ngo hari ibyo ariko yaje ari kumwe ati byuka tugende. Yesu ashimwe. Nageze imbere ndaseka ndavuga ati ariko Mana uteye ubwoba. Mwakoreye Imana muhe batarabatera ubwoba. Yesu ashimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko nimwanga gukora iwizaze yikoreremo. Ufite akazi ntushaka gutanga icyacu. Hari abantu bari kurira ngo bashaka akazi, wakwiza gutanga icyacu. Yesu ashimwe. Ntabwo muri kubyumva. Buriya harimo abantu tu nandi kubwira nimushaka ndi kubakubita inyuma. Mushaka mwashaka Imana itari yabagera abagabo beza. Amen. Yesu ashimwe. Hari amakwa agiye gutambuka, waretse agatambuka neza. Nuko Imana yaguhaye umugabo mubi. Yesu ashimwe. Yamugiriye neza, niyamwitegereje avuga ngo Mana, maze yarafite ubwoba kigera ngo Mana ngo bari kuntera ubwoba ngo nzavayo ngo kubera umugabo wanjye kunameze. Ndamubwira nikomera, hari Kristo watumye ugera muri urwo rugo, azagukomeza. Amen. So byariyemo gatatu. Yesu ashimwe. Ibyo mvuga nabibonesheje n'amaso, ntabwo ari bya bindi ngo ndi gutanga ibyake. Oya, ni ibintu byabaye. Yesu ashimwe. Nawe n'umugabo uko byose bivuga kuri iki gicanye n'ahandi biva. Mureke dukorere Imana, dukorere Imana nk'abantu bazagira ute bazapfa ejo. Niwumva ijwi ry'Imana rikugezeho, wejo bundi ntago wazazana ikarito y'amakaro. Niko bimeze. Imana ishimwe. Kugira ngo twubake nanjye nzazana yandi gutya tugeze iriya. Imana itunezerera. Mwagize ngo twakwirirwa dusenga nukuza gusa tukabyina ayihimbazwa mukiza cya kibazo wari ufite ukagira mu rugo cyakemutse. Iyo unejeje Imana nayo irakunezerera. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Muri mwe hivanemwe abantu babwira Imana ngo Mana bitewe n'ibyo wankoreye nanjye nzakora iki.
Yesu ashimwe. Ngewe nta n'umuntu noma, ariko hari Imana izabatera ubwoba n'imwanga. Yesu ashimwe. Ubwo si Imana ikiza kanseri wayinganye, mama wayinganye. Hari igihe twicara ukarira ngo Mana nk'umwana. Yesu ashimwe. Ntabwo wari ukwiye kubisengera. Ari umuhanuzi umwe yangezeho arambwira ati ariko bundi mwiruhiriza iki? Niba uri umuhanuzi w'Imana wemerwa n'Imana, tegeka. Yesu ashimwe. Tegeka. Vuga ngo Imana ikora ibi. Niba wayikiranukiye ureke itari mu bikore, irabikora. Ni data. Umuzungu umwe yagiye hariya ku musozi kuri Muhungu, ahasanga abantu bari gusenga. Arasenga nawe aravuga ngo njye sinashobora gusenga nk'Abanyafurika. Arabitegereza abona abagore bafite inzara, atuma umugenzi we bari kumwe, aramuga ngo uzi iwacu ukuntu dusenga, ngo genda uzane imifuka 2 y'umuceri n'imifuka 2 y'akawunga, buri muntu natwara ikiro kimwe. Imana iraba yanyumvise. Amen. 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 Uwo muzungu arangije arabibagabanya, arababwira rero ndapfukamye, bari bagize ngo yasa nanjye musabire umugisha. Yesu ashimwe. Agarutse nyuma y'icumwe arabanga ibyo bari mwasengeye byose ikifuzo yari yazaye cyari kimuruhije cyarasubijwe. Kandi hari abantu bari bahamaze igihe. Yesu ashimwe. Hari abantu bari bahamaze igihe basenga, barira, biyiriza ubusa, atarasubiza. Ariko we ngo akoze icyo gikorwa ngo ijuru riramunezererwa. Yabonye adashoboye kwiriza ubusa, abona adashoboye kwivuruguta muri bya byatsi tuba twicaye. Aravuga ati rero nanjye umufuka wanjye umvugire. Mujye mwiga gukorera Imana, mwere kujya musenga gusa ngo mwirize ubusa cyane, nabyo ni byiza, ariko mwige gukorera Imana, ntabwo muzaba muhubutse. Yesu ashimwe. Nyuma ya Esther kubwira amagambo umwami, Esther yahise agira ubwamikazi, noneho aremerwa. Haleluya. Arafungurirwa, Abayuda barakira, Abayuda baratabarwa. Muvuge ngo amina. Yesu ashimwe. Imana igukuye agasuzuguro k'abadayimoni mama. Imana igukuye agasuzuguro k'abadayimoni. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Abantu bazafatanya nanjye gukomeza hano ni bande? Kubaka hano harimo umukobwa umanitse, ndi kubareba. Mumanike dusenge, ngiye gusabira abantu umugisha. Ndarangije. Abantu bazafatanya nanjye kubaka hano tukageza iriya, nibazamura ibiganza mbasabira umugisha. Harimo n'undi nabonye 2, hari abandi nabonye wa 3. Yesu ashimwe. N'abandi bose mu bitekerezeho. Uzaza uzindutse urebe umushumba agufashe, akwatureho umugisha, kandi bizahinduka. Imibereho ufite izahinduka. Yesu ashimwe. Tuzatabarwa n'ukuri. Ndarangije. Ese wiringiye Imana? Ese wiringiye gutabarwa? Haguruka dusenga n'Imana.